ibintu ndi gutekereza mu mutima wanjye sinzi nimba byashoboka ariko nimba Imana kuva na kera no mwitangira ry'irema yaravuze ngo ibimera nibyo bizatubeshaho kandi kabihumanurika byeze kabihumugisha nuko biri kose nanjye nkaba nkunda kuba naba hafi yabyo Imana imbabari ikankundira inzozi zanjye kazihindura impamo ikampa uburyo bwo kuba nabona green house nkayibyaza umusaruro gusa nyine mba numva ari nk'inzozi gusa nanone ngo inzira z'Imana zirenze ibihumbi ntago nzi inzira byanyuramo mba numva ntari kubishikira neza ariko nzi ko bishoboka naratekereje ndavuga nuko biri kose iyo umuntu yicishije bugufi hari icyo biba bivuze kandi iyo udashoboye ikintu ugaca bugufi umuntu wari wese nimba umuntu ushobora kumucira bugufi bigatuma kumva kubera ko uciye bugufi byonyine ukamuha icyubahiro nimvishaga ko ari nk'amarangamutima yo kuba naha Imana icyubahiro uko mbishoboye ndavuga ntikamfukame ngereka Imana kabone nubwo nabitekerezaga ku mutima ntavuga ariko ku mutima naravugaga nti Imana niba uri kubireba uzagira uko ubigenza Numva amajwi meza
reka nanone mwongere mu nkundire kandi tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda by'umwihariko mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu ndetse n'abadukurikira mukaba muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane abari ku mugabane wa Amerika mwese mukamwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese tubahe ikaze. Reka mbwire ababyeyi nimba utarazigamira umwana wawe ngo ufunguze konte muri Ejo Heza waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi kandi gufunguza konte muri Ejo Heza ukoresha telefone yawe aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha. Iyo konte ni yo gushyiraho udufaranga duke duke ubuzima bw'umwana wawe bukazagenda neza cyane ibintu bikagenda neza. Yego tubaha ikaze kandi twongere tubashimire. Ngeze mu burengerazuba akarere ka Nyabihu murenge wa Jende aho ngiye kuganira n'uyu mujene ngira ngo abakoresha imbuga nkoranyambaga mwigeze kubona ifoto y'umwana w'umukobwa upfukamye muri green. Ni ukuvuga ngo ni umurima cyangwa se n'inzu bahingamo wenda kubatabyumva neza ni inzu yo guhingamo ariko ikaba ari inzu ikunda gutanga umusaruro cyane ku rwego ruri hejuru. Mwabonye ifoto ye abakoresha imbuga nkoranyambaga apfukamyemo arambuye ibiganza nk'uri gusenga. Iyo foto yakoze ku mitima ya benshi cyane ko mu kiganiro turi buze kuganira yambwiye ko icyabimuteye ni ikigo yizeho ariko aza gusanga iyo green nkuko ayifuza ikaba iri mu byifuzo bye cyane cyane ko ari igikorwa cyiza kidashobora kubonwa n'umuntu uwo ari we wese akavuga ati rero Imana imfashije ni ukuri iyi green nazayibona. Ariko yabonaga nyine ntaho imbaraga zizava bituma apfukama nkuko muri kubibona kuri iyi foto. Nkuko bisanzwe rero Umwana TV turihuta tukamenya aho ifoto ziba zanyuze imitima yanyu aho zaturutse. Twamaze kumugeraho rero byatugoye ariko twamugezeho tugiye kumwakira. Arabanza bibwire undi dutangire tuganira. Tuguhe ikaze ku Mwana TV. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mutoniwase Divine. Yego. Haba ndi umunyeshuri urangije promotion ya mbere mu kigo cya Impact Hope. Yego. Wiga iby'ubuhinzi? Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Yego. Wegereza uruvugiro nk'uko nguko narushyizeho rugana ku munwa kugira ngo baze kumva ijwi ryawe ryiza ridafite amakaraza. Yego. Iyi promotion wayirangije ryari? Twayirangije mu kwa kabiri. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri nibwo twari turangije icyiciro cya mbere. Yego. Reka ubanze udusobanurire ujya gutangira urugendo rwo kujya kwiga. Wari ugamije iki? Ninde waguhaye amakuru? Ese wumva bizamara icyo tuntu twose banza udukombine utubwire urwo rugendo rwo kubanza gutangira kuvuga ngo reka nge muri iryo shuri rimfashe ngira ubumenyi. Murakoze. Njya gutangira urugendo rwo kuza kwiga muri kino kigo cya Impact for Hope. Naracikishije amashuri biba ngombwa ko nayahagarika ariko bigeze aho uyu mushinga utekereza ku bana b'urubyiruko bacikisha amashuri kubw'impamvu zitandukanye. Biba ngombwa ko bavuga bati baturebera kure baratureberera baravuga bati abana bacikisha amashuri ntago twabatererana nabo hari abagomba kwisanga kandi hari icyo bashoboye. Narabyumvishije ngerageza kwegera mbaza amakuru barandangira ndaza mpageze nsanga harimo kwiga ibintu byinshi bitandukanye ariko by'umwihariko nje nakundaga ibintu by'ubuhinzi cyane. Ndavuga ati ubwo ngize umugisha wo kuba nabikurikirana byimbitse nkagira ubumenyi mbigiraho byongera ku busanzwe ko mbikunda aba ari byo mpitamo gukurikirana. Yego. Urabyize rero ndetse bakwigishije dusobanurira noneho nyuma yo kuba uri kubyiga mu bijyanye n'ubuhinzi bakwigishije ibiki n'ibiki turaza kugera kuri iriya foto nyuma ngira ngo abantu bamaze kuyibona n'ubu bari kuyiboneye. Murakoze. Mu buhinzi twaje kwiga rero imboga n'imbuto twizemo ukuntu dushobora kwihaza mu mirire ku mboga n'imbuto tukarwanya imirire mibi kandi twiga kubyaza ubuso butoya umusaruro mwinshi kandi igihe gihoraho.
twize ukuntu ushobora gukoresha amafumbire y'imborera yonyine bigatanga umusaruro tutiriwe dukoresha ari amafumbire y'imvaruganda nko mu karima k'igikoni mu buryo bwo kurwanya irwingira ry'abana cyangwa se n'ingaruka bishobora kuba byakomokaho. Yego. Ubwo turasatira iriya foto, urumva ko urugendo watangiye ni rwiza, nta muntu n'umwe utarwifuza keretse udatekereza. Umuntu wese ashobora kwifuza ko yagira ubumenyi, cyane cyane kano gace ko ari agace kanazwi mu Rwanda ko ari ikigega cy'igihugu mu bijyanye n'ubuhinzi, by'umwihariko nk'ibyo wavugaga imboga n'imbuto, ariko noneho hakaba n'indi misaruro myinshi. Usibye kuba noneho warigishijwe ibyo ngibyo, bakwigishije ibiki bijyanye n'ubuhinzi? Kano gace nk'uko mbivuze hera ibintu byinshi. Ni akahe kantu wafokasinzeho mu buhinzi bwawe wumva uvuga uti aka niko nazobereyemo ku buryo ariko nanakapurika mbonye ubushobozi? Murakoze. Kano gace kacu koko ni agace keza keramo ibintu byinshi bitandukanye, kandi mu gihe icyo ari cyo cyose ni agace gatanga umusaruro, gafite ubutaka bwiza burumbutse. Ariko by'umwihariko nk'uko twaje kwiga ibijyanye n'imboga n'imbuto, twagize umugisha ku kigo, biba ngombwa ko batwigisha ubuhinzi bwagutse kandi buteye imbere. Batuzanira green house, bamaze kuyituzanira barabitubwiye. Njye n'ubwa mbere nari nyibonyeho, narumvaga ngo green house nkavuga ngo ni inzu y'icyatsi nyine, ariko ntago nari nzi bikorerwamo, ntago nari nzi umusaruro itanga uko imeze. Nabyumvaga ibintu bisanzwe gutyo, ntago numvaga ko umuntu ashobora guhingamo ngo imyaka ibemo. Guti nta nzu bajya bahingamo babyibazaga. Natangaraga cyane nkavuga ntago bishoboka ko inzu y'icyatsi buriya, numvaga ari nk'akantu katera imiburi yabahaye nk'inzu runaka, ariko ntago numvaga ko guhinga mu nzu ari ibintu bishoboka ku buryo byatanga n'umusaruro ku rwego nabibonyeho. Ubwo imboga n'imbuto nibyo wafokasinzeho cyangwa n'ubundi buhinzi? Ubundi buhinzi muri rusange dusanzwe tubukora. Yego, voilà. Bisanzwe mu buzima bubayeho, ariko nashaka gukurikirana ibintu by'imboga n'imbuto by'umwihariko kubera ko nari maze kubihugurirwa mbifitiye n'impamyabushobozi. Ndavuga nti ndamutse mbikurikiranye, kubera ko n'ibintu bikenerwa buri munsi kandi bifite n'isoko. Muri make nta nubwo ni ibintu dukunda gukoresha cyane mu buzima bwa buri munsi. Nifuje kuba nabikurikirana nkaguka nkagera kure. Kano gace nk'uko bivuze imboga n'imbuto biriganje, ariko ntabwo tumenyereye ko hakunze kuba inyanya. None iriya green nk'uko abantu bari kubibona ihinzemo inyanya, byo ntabwo wabyakire nk'ikintu gitangaje kuri wowe uvuga ute se ibi bintu ndiho niga, nimba ndiho niga guhinga imboga n'imbuto nkaba mereye kuri zino nyanya, ari naho twanagusanze, ari naho twanabonye iyi foto yawe, byo ntabwo utekereza ko bishobora kuzakugora se nyuma yo kuvuga ute se green ko ihenze nkaba mbona donc ako kantu kadusobanurire nako? Nakuvuga ngo green house tuyibona bwa mbere byaradutunguye cyane. Bari no kubitwigisha twabonaga ari ibintu nyine utahindura kubera ko bari babiduhitiyemo, ariko twumvaga ari nk'inzozi. Twumvaga bahagarika ibintu muzanye ntabwo byumvikana. Twumvaga ari nk'inzozi barabivugaga, tukavuga tuti ntago bishoboka. Izi nyanya ukuntu tuzinajije muri aka gace, abagerageje kuzihinga zarapfuye, ziranga ngo ndizirabora, ngo bisaba kuzisasira, na amagorane. Ntago twiyumvishaga neza ukuntu zishobora kubamo, byaradutunguye cyane. Okay, none se uzabigenza ute mbere yuko tuza kugera kuri iyi foto yawe? Uzabigenza ute nyuma yo kubyapurika ariko bikaba bisaba nyine uko uzakenera green? Urabona n'inyanya zikura zikava hasi zigafata hafi muri metero, bura ni metero zingaho ugereranije nk'umuntu babyigishije? Zigera nko muri zinga? Nigeze zishobora kuba zigeze nko muri metero nk'ebyiri n'igice cyangwa eshatu gutyo. None ubwo bivuze ngo nibwo buhinzi bugezweho, bya bintu byo kuzihinga hasi nyine nimbuzo ko ntabwo burambye, bizimara igihe gitoya cyane kandi zitanga umusaruro cyane. None rero ubwo ntabwo ushobora kuba waripashe muremure koko bikazakugora cyane ko green nayo ntekereza ko ari inzu nyine ihenze koko no kuyibona. Ntago waba waripashe muremure cyangwa biraganisha kuri ya foto nyine, ari nayo mpamvu wapfukamye ugasenga? Biragoye cyane no kubyiyumvisha. Ni kwa kuntu umuntu agira inzozi ukavuga uti byibuze hari igihe nazazikabya, kuko hari n'abandi twumva bagenda batanga ubuhamya bw'ibyo bifuzaga nk'inzozi ariko bikarangira babigezeho. Yego. Ubwo nanjye nyine naravuze ntuko biri kose Imana yanyoboye kuhiga, nibyo nabonaga nk'ibidashoboka
bigakunda nkabona za nyanya zireze kandi zitanze umusaruro uhagije, naravuze ntuko biri kose Imana ishobora kuba ifite umugambi watumye. Ubuyobozi bw'ikigo bwambwiye ko bamaze gusaruramo toni 6. Kara kantu kangana kuriya numiwe. Biratangaje cyane. Kandi n'ubu harimo ibitumbwe byinshi, harimo izindi zisa nizihiye, ubona ko bigikomeje rwose. Kiracyazamuka, itanga umusaruro ku rwego rwo hejuru. Cyane cyane biragoye kubyiyumvisha umuntu wese utahigereye. N'abantu turabibwira bakavuga bati izinyanya ntago zihara, abantu benshi babizi nk'ikinyoma nkuko natwe twabyumvaga mu majwi. Gose itanga umusaruro ku rwego rutangaje. Mwese kano karere bundi wari wabona umurima w'inyanya koko ku buryo zishobora gufasha abantu, usibye no kuzijyana kure n'amasoko ya hano hafi, hari inyanya zisanzwe zera muri kano gace zikajya mu masoko ya hano iwanyu? Nta hamwe n'umuntu yigeze kubigerageza ku buso buto cyane, kubera imbaraga nke ziri ahantu hanze zidakoreye, kubura ibyatsi by'isaso zagiye zipfa cyane, nta musaruro zigeze zitanga, nawe byamuciye intege asa n'ubihagaritse. Ya foto nyigezeho, dusobanurire ukuntu wafashe icyemezo nyuma yo kuba uri muri uriya murima ukamanura amavi yawe ukayakubita hasi ukarambura ibiganza. Wabitekereje ute? Ugiye kuduha umurongo w'ukuntu wabikoze n'icyabiguteye, ariko ndiho ndatekereza ko wari umaze kubona ko bishobora kuba ko ari ibintu bigoye. Dusobanurire, urabanza uduha urugendo, nimba mwari mwazindukiye mu murima, nimba byari byagenze gute? Donc duha iyo shusho uko byageze kugira ngo ufate icyemezo cyo gupfukama hariya. Ni ibintu bigoye cyane. Nakomeje kubyitegereza n'ukuntu twazinaje dutangira kuzihinga. Nabonaga ari nk'ibintu by'inzozi, ubundi nge numvaga turi kubikora ari nko kubahiriza inshingano z'abatuyobora. Ntago numvaga bizatanga umusaruro, numvaga ntabyiringiye. N'ukuntu zatangiye kuzana ibitumbwe, naravuze nubwo zasanye ibitumbwe ubwo hasigaye gutukura. Ariko guhisha ko naravugaga nuko biri kose hari igihe tuzategereza ko ziri buhishe tukabibura. Ubwo rero umunsi umwe ubuyobozi bw'ikigo bwari bwadutumyeho ko hashobora kuba hakeneye kuba hari ibikorerwamo, habamo imirimo myinshi itandukanye, ni ibihingwa byitabwaho nk'ibindi byari byo byose. Byari ngombwa ko twanganya amababi yabyo arimo ashaje kugira ngo tuyakuremo. Ubwo rero mugenzi wanjye sinzi ukuntu yavuze ngo agiye hanze, ndavuga ntuko biri kose. Hanze y'iki? Hanze ya green. Yego. Yaragiye kuri robine kunywa amazi. Ndavuga ntuko biri kose ibintu ndi gutekereza mu mutima wanjye sinzi nimba byashoboka. Ariko nimba Imana kuva na kera no mwitangira ry'irema yaravuze ngo ibimera nibyo bizatubeshaho kandi kabihumanurika byeze kabihumugisha. Nuko biri kose nanjye nkaba nkunda kuba naba hafi yabyo. Imana imbabari ikankundira inzozi zanjye ikazihindura impamo. Ikampa uburyo bwo kuba nabona green house nkayibyaza umusaruro. Gusa nyine mba numva ari nk'inzozi. Gusa nanone ngo inzira z'Imana zirenze ibihumbi, ntago nzi inzira byanyuramo, mba numva ntari kubishikira neza, ariko nzi ko bishoboka ko hari igihe nanjye naba nyifite nyitaho nkareba ko natera imbere, kubera ko nagize ubutwari bwo gutera intambwe nkumva ko ntihebye ngo nuko nashikishije ishuri, bikaba ngombwa ko nakumva ko n'ubundi nakomeza nkagira aho mva nkagira naho ngeza, kubera ko twari twabonye n'ubundi leta ikidutekerezaho ivuga iti n'ubundi nabarana nabo nabacu hari ubundi buryo twabafashamo. Ni muri ubwo buryo nagize icyifuzo mu mutima, ndavuga nuko biri kose reka mbiture Imana. Ndashaka kugera ukuntu wamanutse kuri iyo foto ugakubita amavi hasi hejuru ukandikaho ngo Mana uzabikore. Naratekereje ndavuga nuko biri kose iyo umuntu yicishije bugufi hari icyo biba bivuze. Kandi iyo udashoboye ikintu ugaca bugufi, umuntu wari wese nimba umuntu ushobora kumucira bugufi bigatuma kumva kubera ko uciye bugufi byonyine ukamuha icyubahiro. Niyumvishaga ko ari nk'amarangamutima yo kuba naha Imana icyubahiro uko mbishoboye. Ndavuga ntikamfukame ngereka Imana, kabone nubwo nabitekerezaga ku mutima ntavuga, ariko ku mutima naravugaga nti Imana niba uri kubireba uzagira uko ubigenza. Ubisabye Imana upfukamye hariya urahaguruka. Ubwo se inyuma nta nzozi wagize? Nyuma hari ukuntu umuntu nyuma y'ibyo yakoze ashobora gutangira kwibaza byinshi, avuga ati se Mana bizagenda gute? Ariko reka tubanze dusubire inyuma gatoya. Ifoto rero warayipostinze
wahise uyipostinga ntiwamenye ko iri butumbagire ikagera hirya no hino no ku Mwana TV katugeraho kuba noneho ifoto yawe yarageze kure mu itangazamakuru tukayimenya tukaba twaje kukureba nubwo nta adresse yawe washyizeho ariko nyine natwe twayobowe n'Imana byo byakiriye ute? Byanunguye cyane kuba umuntu aguhamagara ngiye nyishyiraho nyine numvaga ari ibintu bisanzwe by'ubusazi hari numvaga ari kwereka abantu inyanya zacu twejeje uko zimeze ari nk'ibitangaza kubisangiza abantu hari niyo nigeze gushiraho ndavuga nti natwe muri Nyabihu inyanya turazibonera zidaturutse Kibungo ubwo ngiye nabikoraga ndi kumva ari ibintu bya fieri yuko muri Nyabihu dushobora kweza inyanya tukazigirira ntago numvaga ko hari ikindi kintu bishobora kubyara cyangwa bishobora kugera kure hatandukanye none tukugezeho rero mu mutima urumva umeze ute? Nayishizere ko wenda nko ku nzozi zanjye natekereje hari bishobora kuba zaba arizo ntangiriro zabyo. Okay, reka turebe noneho birumvikana ko ni nyine ni igitangaza cy'Imana kandi ibyo wakoze umuntu wese mu by'ukuri yabitekerezaho kandi nawe ashobora kwinginga Imana akayisaba. Ahubwo wavuze ko wacikirije amashuri ari nayo mpamvu yatumye uza muri kino kigo kigisha imyuga gitegura urubyiruko kugira ngo ruzabeho neza. Ubundi wagarukiye mu mwaka wa kangahe? Wagarukiye mu mwaka wa 5 wa segonderi. Ntarawurangiza nsigaje igihembwe cya 3. Yego disi wari wanagiye bambi. Ubuse ntushobora kubona nk'izi imbaraga ukavuga uti kankomeza amashuri yanjye. Ntago waba waracitse intege burundu ukavuga uti icyampa ahubwo ngo ubuhinzi bwanjye abari bwo nshyira ku murongo. Oya ntago nacitse intege. Yego kubera yuko iyo nza gucika intege ntarabwo nari kubona imbaraga zo kuza kongera kwiga nibi ngibi ariko numva mbitekereza ariko ikibazo kiracyakindi cy'ubushobozi kuba nasubira kwishura ibyo nibyo gutekerezwa ariko mbonye uburyo narisubiramo ntago byambuza gukurikirana ubuhinzi bwanjye kubera yuko ibyo nkora mbizi nambibamo ntago kwiga byambuza gukurikirana ubuhinzi usibye yuko wenda byangora kubwigihe ariko ubwo nagerageza kubyitaho kugira ngo byose mbikurikirane ariko ntago byangora ikibazo kiracyari cyakindi cy'amikoro. None se ubuyobozi bw'ikigo bwarabafashije birumvikana bubaha umurongo mwiza kandi banabereka n'urugero kuba Green barayegereje ikigo bakabereka ngo ushobora guhinga gutya. Muri rusange ni kihe kintu wumva washimira ubuyobozi bw'ikigo mbere yuko wenda tugera ku musozo tunakubaza ibyifuzo kugira ngo abakunzi bacu badukurikira ku Mwana TV nimba hari uwakunze story yawe ashobora kukuremera mushobora kuba inshuti akavuga ati reka mugirire neza reka uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri muhe ibyishimo banza utubwire niki ushimira ubuyobozi bw'ikigo bwazanye iyi projet hafi yanyu hano mu karere ka Nyabihu umurenge wa Jenarya ikigo wavuze cyitwa Impact Hope. Okay, urabashimira iki? Murakoze. Impact Hope ndabashimira cyane wumve ngo cyane. Yego. Nibubahwe bakurirwa ingofero. Kabisa. Bazanye agaciro. Umva. Cyane ko abana b'abakobwa kubazanira imyuga donc ni ikintu cyiza kuko hari gihe bahugira mu bintu nyine bidafite umumaro. Okay. None rero ndatekereza abadukurikiye ku Mwana TV barashobora kugira amarangamutima buriya uko Imana yaturemye ntekereza ko impamvu yaremye umugabo ikarema n'umugore tukororoka nukugira ngo dufashanye mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi inshuti iva ku nzira hano ni ku nzira ni ku karubanda umuntu ashobora kukubona akagukunda kumva ibitekerezo byawe akareba iyo foto wakubise amavi umwana w'umukobwa ugapfukama muri ririya taka ntubyiteho hari ukavuga uti gushengerera Imana nibyo numva bishobora gutanga igisubizo nyuma yo kubona iyi story yawe hari umuntu ushobora kuvuga ati mu by'ukuri uyu mukobwa namugiriraho umugisha ashobora kuba ari umujene mugenzi wa mukobwa mugenzi wawe barahari bamaze kubaka ubuzima ashobora kuba ari umusore mugenzi wawe barahari bubatse ubuzima hari ababyeyi abagabo n'abagore hari n'izindi projet zishobora kugusapotinga hari abacuruzi donc hari umuntu ushobora iyi nkuru yawe ishobora gukora ku mutima kavuga ati reka mufashe
muremere ubuzima, muhindurire ayo mateka. Rya sengesho yasenze byibura n'Imana yoye gukorwa n'isoni agushumbushe. Nk'ubu ugize gutyo ukabona hari nk'umuntu rwose uguhamagaye nk'uko ku Mwana TV natwe twagushatse ukabona arakubwira ati reka ngufashe, wabyakira gute? Ko nabyakira byanshimisha cyane. Banza wayitumera amababa. Byanshimisha cyane. Byaba bitumye inzozi zanjye ziba nk'impamo, ngatangira ubwo igisigaye ari icyanjye gukora icyo nzi, nkerekana icyo nshoboye kandi ngafasha n'abandi bagenzi banjye. Yego, ndamutse ngize ubwo bushobozi hari bagenzi banjye bandi nafasha abataragize amahirwe yo kuza kwiga muri kino kigo, nshobora kubafasha mbereka ibyo mfite, ibyo nize kandi ibyo nshoboye mu buryo bwo kubaha akazi, mbarinda kuba abashomeri no kubafasha ku bundi bushobozi bwari bwose naba mbashoboyeho. Byanshimisha cyane. Reka rero twinginge abadukurikiye ku Mwana TV, turabizi neza ko muri inshuti zacu z'akadasohoka ni support nyinshi mujya mukora, hari n'abamenyesha makuru niko babita mu rurimi rwumvikana neza. Tujya dushima ko inkuru zacu muzi supportinga. Mbanza shimira abanyamakuru, muri abantu b'agaciro. Iyo tubona hari story twazanye hano namwe mukifuza kuyiha ijambo, nukuri Imana ibahe umugisha. Abanyamakuru twabazaniye umwana wavuze umuvugo kuri Sebeya. Murabizi ko Sebeya kano gace k'uburengerazuba by'umwereka karere ka Rubavu, nubwo n'ibindi bice by'igihugu cyacu byahuye n'isanganya, ubuyobozi bw'igihugu bwose bugahaguruka. Sebeya yakoze agashya, yica abantu, isenya n'ibyabo. Umwana muto w'imyaka 5 yaje gukora umuvugo kuri Sebeya, nza kumumenya nabwo hari umuntu mpaye ifoto ye nk'uku nguku. Naramwegereye umwana tujyana kuri Sebeya, ansobanurira impamvu yakoze igisigo kuri Sebeya. Niyo mpamvu ushimira abanyamakuru nyuma yo kubona ikiganiro mwaramusapotinze. Urugendo TV online, Yago TV show, muri abantu b'agaciro n'abandi banyamakuru bakibitekereza mu gikontakta uyu mwana kugira ngo nawe byibura turebe ko ubuzima bwe bwahinduka n'ibyifuzo byo kugira ngo afashe n'abandi. Buriya kuvuga igisigo kuri Sebeya, reka tuvuge ko mu buryo bumwe ntabwo turi Imana zo guhindura Sebeya ngo tuyivuge ngo nive aho iri, ariko mu buryo bw'imitekerereze umuntu wese ashobora kumva Sebeya akayigendera kure cyane ko amazi arica. Ni nayo mpamvu rero story zacu tuzana dushima ko muzi supporting. Hari n'abandi bagiye mutanga uburyo bw'amafaranga, bw'ibikoresho runaka. Shimire inshuti yanjye ntari buvuga amazina, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana iguha umugisha na bagenzi bawe, mujya mukora ibintu byiza cyane, ibyo twita umuti. Uyu mujene nawe ni muto kandi nukuri icyizere cy'ubuzima bwe mushobora kukirema. Telefone ye ngiyi muri runo rubuga, iyo niye twashyizemo, numuhamagara arakwitaba, ushobora kumugiriraho umugisha rero ukamufasha. Mu by'ukuri reka mvuge ko Green irahenze, ariko mushobora kuganira, hari intambwe ya mbere ushobora kumufashamo kugira ngo Green izaboneke. Ndatekereza byazagenda neza kandi Imana ikaguha umugisha, kandi ngo gutanga bizana n'ubundi umugisha kurusha guhabwa. Tugiye kugana ku musozo rero w'ikiganiro, ahubwo urubyiruko rwinshi turagira ngo uruduhere message, naho abazagira icyo bakora bo ni Imana izabahata. Ya Mana wasenze ya yindi nyine ukorera ukemera gupfukama hariya kuri uriya murima ngo Mana uzabikore, niryo jambo wanditse hejuru. Urubyiruko rwinshi usanga hano gace na gace kera, usanga umwana ari mu mirima ya karoti, mu mirima y'amashu, mu mirima y'ibirayi, nta mwuga nayo mashuri. Wenda we wagize ibyo byago kubivuga, ariko ugasanga we nta biha agaciro, byose arabitesha agaciro. Turagira ngo uduhere message urubyiruko utavanguye abahungu n'abakobwa, tugane ku musozo. Murakoze. Icyo nabwira urubyiruko bagenzi banjye nuko bagomba gukora amaboko y'imifuka bagakora kandi bagakanguka, bakareba imbere cyane, ntibarebe hasi ku birenge byabo, bakareba imbere cyane, bakareba ese ejo hacu hazaba hameze hate, ibi turimo ejo biramutse bihindutse byaba bite. Yego, nimba haza abantu bo kuvuga ngo ubuhinzi ntago bari bubwige mu mashuri bisanzwe babone diplome, bagafata urundi rwego rwo kuvuga ngo reka se tubizane, babona amahugurwa, bagira ibyo bamenya gukora, ariko bafite amakuru baziho, bakora babizi.
nabyo bakabitesha agaciro, ariko byari iby'agaciro kuko nibyoroheje ubuzima. Ushobora kutabona ubushobozi bwo kwiga imyaka yose ngo uyirangize, ariko amahugurwa aboneka mu gihe gitoya. Kandi ikindi bugiye umuntu asaba ntabwo aba ameze nk'uyikoreramo. Iyo uramutse ufite icyo uzi mu myuga iyo ari yo yose, nubwo utakurikirana ubuhinzi ukagira ibindi bintu ukurikirana, iyo wihereje ubutandukanye n'umuntu ukorerwamo, bituma urwanya ubwo bukene, bituma ushobora kuba watsinda ibyagushuka bikuganisha kuri cya kindi wifuza udashoboye kwihereza. Ikindi kandi urubyiruko turashoboye, turi imbaraga z'igihugu, tugomba gukora tukagaragaza icyo dushoboye, kuko aba turi imbere bari kuduha icyitegererezo, ejo nitwe tuzabasimbura tube dukora nk'ibyo bari gukora. Icyo nababwira rero ni ukugira ngo bakanguke, barebe imbere, bavuge, bagereranye ubuzima buriho n'ubwa mbere bwaho dusize inyuma, barebe n'aho dushobora kuba turi kwerekeza aho hageze. Ni ukugira buri muntu wese icyo aba akora kandi ashoboye kubyaza umusaruro mu mpano zitandukanye tugenda dufite. Ntabwo dushoboye umwe, ariko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo amahirwe menshi atandukanye, buri muntu wese ashobora kugira icyo yisangamo. Icyo nabashishikariza rero nk'abagenzi banjye ni uko bashobora kureba ejo hazaza bakahateganya hakiri kare. Ntabwo wazahateganya ari uko ubona byakuyobeye, ahubwo igihe kigira amahirwe yo gufashwa n'ababyeyi cyangwa se n'abavandimwe, wagakwiye guprofita ayo mahirwe yo kugira icyo ushoboye kwikoreraho ku giti cyawe, uzi neza ushobora guhagararira ukavuga uti ngewe aha ndahari rwose. Wow, sawa, byiza cyane, message nziza. Reka tugushimire kandi n'ukuri icyifuzo cyawe Imana icyumve n'abadukurikiye bacyumve. Mbabwire ko ni byiza ko iyi telefone muyikoresha neza. Ndabizi imbuga nkoranyambaga turiho dutandukanyije imico, niyo mpamvu ngusaba kandi nkwinginze, nimba ushobora kuganiriza Mutoni ukamuha support, ubikore neza, uze nk'umuntu ufite indangagaciro, umuganirize, wumve ibyifuzo afite. Nimba hari support koko yaturuka ku mutima wawe, byibura Mutoni akazajya avuga ngo ndagushimira ko wangiriye neza, uko umwaka ushize agenda celebrate ibikorwa bye akajya gushimira, byaba ari ibintu by'agaciro. Reka rero tugane ku musozo tubashimira cyane umwanya muba muduhaye. Ntekereza ko izi mbuga ziriho byinshi, ariko guhitamo twebwe ukadukurikirana ni ibintu by'agaciro. Imana ibahe umugisha. Mutoni tukwifuriza umugisha nawe mu byo uri gutekereza. Imana izakugirire neza. Murakoze cyane kandi namwe ndabashimiye. Yego, nkomeza gushimira ubuyobozi bw'ikigo cyane, bwarakoze kudutekerezaho nk'abana b'urubyiruko, ntako batagize, kandi natwe tubijeje ko tuzababera tazabatenguha. Tazagira nk'ubu wasanga abana badukurikiye bize kuri kino kigo, nukuri ntimuzabakoze isoni. Hari abana batera inda, hari abana baterwa inda, ntimukemere ko abantu babashuka ngo mukoze isoni ikigo cyabatoje indangagaciro. Bakoze uko bashoboye, baragikemuye, baradufashije cyane kuko baduhaye n'amabibire yo kwifashisha. Ni ikintu kidasanzwe nacyo ikigo cya Gikristo mbese. Byiza cyane, baragikemuye cyane, baduhaye za Bibiliya zo kwifashisha aho byaba bituyobeye ku bavandimwe n'inshuti. Yego, niho dukora ukwizera byatumye ngambirira kuvuga ngo ubwo ndi mw'iki kigo bakaba baraduhaye na za Bibiliya zo kwigiramo. Uko biri kose dufatanyije ukwizera, ntabwo tuzabatenguha kandi turabibijeje. Yego, byiza cyane, tuzababera aho batari kandi tuzabagerera aho bashakaga ko tugera. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane namwe inshuti zacu z'akadasohoka. Murakoze ubuyobozi bw'ikigo mwatoje uyu mukobwa umuco mwiza wo gusenga ndetse akemera gupfukama muri iriya nzu bahingamo. Imana ibahe umugisha, ibyo mukora bikomeze kwaguka bigere kure, mufashe abana b'igihugu, abanyarwanda mwese, impagarike n'ubugingo byose kandi bituruka ku Mana nibyo tubifurije. Nitwa Emmanuel Kanani.